Ni mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera nshya kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Nyakanga 2026 aho ni Tchanzu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru habereye igikorwa cyahise gikurura amaso y'abakurikiranira hafi ibya gisirikare n'umutekano muri aka karere. Ni mu mashusho yashyizwe hanze n'ihuriro AFC M23 ubwaryo, hagaragaye abasirikare bashya ibihumbi byinshi bari bamaze amezi n'amezi mu myitozo ya gisirikare batonze ku mirongo myinshi bambaye imyenda ya gisirikare ya AFC M23 kandi bari mu birori byo gusoza ayo mahugurwa yaranzwe kandi n'akarasisi kari ku kigero cyo hejuru. AFC M23 yatangaje ko abasirikare bashya ibihumbi 9318 ko barangije imyitozo y'abakomando bakinjizwa kandi ku mugaragaro mu ngabo zayo zitwa ARC cyangwa se ingabo z'impinduramatwara. Iki gikorwa cyabereye Tchanzu cyangwa se Tchanzu aho ni mu gace ka Rutshuru, ahantu AFC M23 ifata nk'aho ingenzi cyane ni mu mateka y'urugamba rwayo. Niho rero abayobozi b'uyu mutwe bavuga ko urugamba rwabo rwatangiriye, ni naho bamaze igihe kirekire bakoresha mu bikorwa by'imyitozo, ndetse ibi byanajyanye na raporo zitandukanye za Loni. Ku munsi w'ejo bundi Tchanzu ntabwo hongeye kuvugwa noneho nk'abera ibikorwa wenda by'imirwano oya, ahubwo kuri ubu ngubu haravugwa nk'ahakomeje noneho kubera ibikorwa karahabutaka byo kwinjiza abasirikare bashya muri AFC M23, ariko umubare watangajwe niwo wahise utera impaka nyinshi hose. Abasirikare ibihumbi 9318 icyarimwe, ntabwo ari itsinda rito, ntabwo ari abasirikare 200 cyangwa se wenda abasirikare ng'igihumbi kimwe oya. Aba ni abantu barenga ibihumbi 9. AFC M23 ikavuga ko aba bakomando ngo barakomoka mu ntara zitandukanye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko bamaze amezi bahabwa imyitozo ikomeye ni mu bijyanye n'imbaraga z'umubiri, amayeri ya gisirikare, guhuza ibikorwa, gukoresha intwaro ndetse no gukora mu bihe bitandukanye by'urugamba. Iki gikorwa cyari kiyobowe kandi na General Sultani Makenga ubwe. Uyu ni umuyobozi mukuru w'ingabo za RC cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23. General Makenga numwe rero mu basirikare bakomeye cyane, cyangwa se navuga ko ari izina rikomeye, ariko nanone rimaze igihe kinini cyane rivugwa mu mateka y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu birori by'Tchanzu ni nawe rero waje kwakira abasirikare bashya, abaha impanuro zo kubamenyesha ko kuva uyu munsi ko binjiye no mu gisirikare cya RC, ndetse ko bagiye kurangwa n'indangagaciro z'igisirikare cya M23. Amashusho yagiye agaragaza uko ibirori byateguwe mu buryo bwa gisirikare, kandi bikagaragara neza ko ari ibirori biri ku kigero cyo hejuru. Ikindi rero cyagaragaye nuko byari biteguwe neza, aho habanje kwakirwa abayobozi bakuru. Abasirikare bashya bakoze akarasisi, berekana imyiyereko y'ibyo bize, berekana imyitozo itandukanye, kandi byagaragaraga neza rwose ko ari abasirikare b'umwuga. Mu bikorwa bakoze harimo nk'ibikorwa bisaba umuvuduko, kwihangana, gukorana nk'ikipe ndetse no guhangana mu bihe bikomeye. AFC M23 yavuze ko abasirikare ngo ntabwo ari abasirikare basanzwe gusa, ahubwo ko bamwe muri bo batojwe nk'abakomando bashobora gukora ibikorwa byihariye birimo nko gukurikirana ibihungabanya umutekano, kurinda abaturage ndetse no guhangana n'ibitero. Icyakora cyo aya makuru yatanzwe n'ihuriro AFC M23 ubwaryo, kandi ntabwo higeze hatangazwa igenzura ryigenga ryemeza umubare wa nyawo w'abarangije ayo mahugurwa cyangwa se wenda icyiciro nyacyo cy'imyitozo. Nubwo bimeze bityo, amashusho menshi yagiye agaragaza abantu benshi koko bari kumwe kandi bari mu muhango wo gusoza iyo myiyereko, kandi aya mashusho yahise atangira no gukwirakwira hose, buri wese agenda yatangaho ibitekerezo bye. Abayobozi ba AFC M23 bavuze ko iki gikorwa kari ikimenyetso cy'uko bafite uburyo bwabo bwo gushaka abasirikare, kubatoranya, bakabatoza ndetse bakanabinjiza mu ihuriro AFC M23 mu bihe bitandukanye. Bakavuga ko bafite ibigo by'imyitozo byinshi, abayobozi bashinzwe amahugurwa ndetse n'uburyo buhoraho bwo gutegura abasirikare bashya. Ku ruhande rwa AFC M23 ibi bisobanuye
cyangwa se byasobanuye nk'ikimenyetso cy'uko uyu mutwe ukomeje kongera ubushobozi bwawo bwa gisirikare ndetse no gutegura ingabo zizakorera mu bice bitandukanye cyangwa se mu duce bagenzura, ariko kandi bakavuga ko banafite gahunda yo gukomeza kwagura ibice, na cyane ko bemeza ko iki gisirikare cya RC aricyo kizahinduka igisirikare cy'igihugu. Ni mu myaka mike cyane ishize AFC M23 yavuye ku mutwe wavugwagaho kugira abarwanyi bake cyane babarirwa muri magana, maze bahinduka noneho igisirikare gifite abasirikare ibihumbi byinshi, ibikoresho ndetse n'inzego z'ubuyobozi zigaragara. Raporo ziheruka zagaragazaga ko M23 kibarirwa mu basirikare noneho 30,000, ubu noneho biragaragara neza ko bamaze kugera mu 40,000 gutyo. Bamwe mu basesenguzi mu by'umutekano baravuga ko nubwo imirwano ikomeje mu bice bitandukanye kuva mu mpera z'umwaka wa 2021, M23 kuri ubu ngubu imaze kubaka igisirikare noneho gifite abarwanyi benshi. Nibutsa ko ubwo imirwano yatangiraga muri icyo gihe byibura bari abasirikare babarirwa hagati ya 200 na 400, ariko kuri ubu ngubu turavuga noneho hejuru y'ibihumbi 40. Kuva icyo gihe kandi ubwo imirwano yatangiraga, uyu mutwe wagiye wigarurira ibice bitandukanye, nubwo bari abasirikare bake cyane kandi benshi ari bashya, bakomeje kugenda binjiza abasirikare kandi bakakirana bamwe mu basirikare baturutse muri FARDC bitandukanyije n'ingabo za leta cyangwa se abagiye bashyira hasi intwaro bagahitamo kubiyungaho. Muri Nyakanga 2026 abasesenguzi bavuze ko umubare w'ingabo za AFC M23 kushobora kuba wararengaga 35,000, harimo n'imitwe isanzwe ifatanyije na AFC M23, ariko kuri ubu ngubu biragaragara neza noneho ko uyu mubare atariwo tuzongera kuvuga. Iyi mibare nayo kuri ubu ngubu iracyagibwaho impaka kubera ko ni raporo za Loni zagiye ziyivugaho, ntabwo M23 ubwayo irasohora itangazo rigaragaza umubare wa nyawo bafite. Mbere y'ibi 9,317 nkavuga ko mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo bwemejwe na AFC M23 ni mu mashusho n'ubundi bashyize hanze bakabyemeza, abasirikare bashya 7,437 bari basoje imyitozo n'ubundi binjiye mu ihuriro AFC M23. Iyi mibare yose ihurijwe hamwe ituma bamwe bibaza aho uyu mutwe uvana ubushobozi bwo gushaka, gutunga ndetse no gutoza abantu benshi aka kageni. AFC M23 yo ikavuga ko benshi muri bo ni abanyekongo baturuka mu ntara zitandukanye biyemeje kwinjira mu rugamba kubera ibibazo bya politiki, umutekano n'imiyoborere bavuga ko byugarije igihugu. Abayobozi bayo banavuga ko hari abasirikare bahoze muri FARDC ndetse n'abahoze mu yindi mitwe yitwaje intwaro bagiye binjizwa muri ARC ni nyuma yo kwishyira mu maboko yayo. AFC M23 ivuga ko abo bose bashyirwa mu mahugurwa mashya kugira ngo bigishwe imyitwarire, amategeko ya gisirikare n'imikorere imwe. Ibi rero nibyo bamwe mu basesenguzi bita uburyo bwo guhuza abantu baturutse mu mitwe itandukanye bagashyirwa munsi y'ubuyobozi bumwe bwa AFC M23. Abasesenguzi bamwe bakavuga ko umuvuduko AFC M23 irimo gukoresha mu kongera ingabo zayo ngo ntabwo usanzwe, kandi biragaragara rwose ko byanze bikunze ku mugabane wa Afurika iki gisirikare cya AFC M23 nicyo kirimo kwinjiza abasirikare benshi. Bakavuga ko gukusanya abantu benshi bidahagije, ahubwo ko ikibazo gikomeye ari ukubaha imyitozo, kubagaburira, kubambika, kubaha intwaro ndetse no kubashyira mu nzego zifite ubuyobozi. AFC M23 yo ikomeza kugaragaza ko ibikorwa nk'ibi ngibi byo gusoza amahugurwa ko bigamije kwerekana ko ibi byose kari byo bakomeje kugenda bageraho, ariko kandi ko mu minsi iri imbere bazakomeza kwereka amahanga ko bafite byinshi bazageraho ndetse ko biteguye kubaka igisirikare koko kizarinda igihugu cyose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo atari uburasirazuba gusa. Ni mu butumwa bwatanzwe n'umuvugizi wa AFC M23 bwana Lawrence Kanyuka, yavuze ko aba basirikare bashya barangije amezi menshi y'imyitozo ikomeye kandi ko biteguye gukora inshingano bazahabwa n'ubuyobozi bwabo. Yavuze ko kwinjizwa kwabo muri ARC ngo ni intambwe ikomeye mu kongerera ubushobozi bwo kurinda abaturage babarizwa mu duce AFC M23 ivuga ko yabohoje, kandi ngo ni uduce twinshi dutandukanye. Ni mu yandi magambo AFC M23 ntiyagaragaje uyu muhango nk'igikorwa wenda cyo kongera abasirikare gusa, oya, ahubwo yawugaragaje nk'igice cyo kubaka igisirikare gihoraho gifite inshingano zo kurinda ibice igenzura. Ni mu mashusho ajyana n'iyi nkuru
ubwo byagaragaraga ko aba basirikare ba M23 koko basoje imyitozo. Umwe rero mu banyamakuru ba M23 yavuze ko uyu muhango wari wuzuyemo icyubahiro n'imyitwarire ya gisirikare. Koko yavuze ko aba basirikare bahawe imyitozo mu bijyanye no kwihangana, guhuza ibikorwa, kumenya uburyo bwo kurwana ndetse no gukora mu bihe bitandukanye. Yongeyeho ko General Sultani Makenga uyu nawe ngo yasabye abasirikare gukorera abaturage bafite icyubahiro, kumvira amategeko ndetse no kwitwara kinyamwuga. N'ubutumwa bwari bugamije kugaragaza ko ARC ishaka kwiyerekana nk'igisirikare gifite amategeko n'indangagaciro aho kuba koko umutwe witwaje intwaro gusa nk'uko bikunze kuvugwa. Ariko ni naho nyine amagambo ya General Sultani Makenga yatangiye gufata indi ntera, kuko ni mu gihe kimwe yabasabaga kugira imyitwarire myiza, yanabahaye ubutumwa bwa politiki bukomeye avuga ko urugamba rwabo rugomba gukomeza. Ntabwo yagarutse gusa ku butumwa bwa gisirikare. Nibwo rero yababwiye ko batagomba kwitwara nk'abasoje amahugurwa bagiye nyine gutoteza abaturage, oya, ahubwo ko bagomba kwiyumva nk'abagiye kubohora abaturage, kubarinda ndetse no kubaha ibikenewe byose byiganjemo umutekano. Yavuze ko abaturage ba Congo bamaze igihe kinini cyane bababaye, abasaba kujya kubaganiriza, kujya kubaha ubuzima bushya ndetse no kujya kubaba hafi. Yagize ati nimugende muzi ko mwebwe mugiye kubabohora, ntabwo mugiye gutoteza abaturage, oya. Ingabo zacu zigomba kugaragaza itandukaniro kandi ntabwo zigomba kwitwara nkaho twebwe tugiye kurwanya abaturage, oya, ahubwo twe tugiye kuba inshuti z'abaturage, kubaha umutekano no kubaba hafi. Aya magambo yari intangiriro y'ijambo rirerire General Sultani Makenga yagejeje kuri aba basirikare bashya. Ngira ngo murabizi ko mu bihe bitandukanye nakunze kubagezaho aya majambo ya General Sultani Makenga, ariko kandi mu gihe negereje ko imiyoboro yanjye igaruka kandi mu bibazo dukomeje kugenda tuyiburanamo harimo ibijyanye n'ibyo bagiye banshinja ko nshyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23, reka rero twirinde gukoresha ayo mashusho cyangwa se iryo jambo ryose rya General Sultani Makenga. Ariko kandi bimwe mu by'ingenzi n'ubundi nabiguteguriye muri iyi nkuru, reka tubikoreshe mu buryo bwanjye, hanyuma noneho nibidukundira mu minsi iri imbere tuzongera tujye tubagezaho ayo mashusho cyangwa se wenda nayo majwi y'aba basirikare ba General Sultani Makenga cyangwa se na General Sultani Makenga ubwe. Nyuma yo kwakira abakomando 9318 bari bamaze amezi bahugurwa mu kigo cya Tchanzu, General Sultani Makenga yahise atanga ijambo rikomeye ryari ritegerejwe na benshi. Iri jambo ntabwo ryari ugushimira abasirikare gusa kuba barangije imyitozo, oya, ryari ubutumwa burebure bwagarutse ku rugamba AFC M23 ivuga ko irimo ku cyerekezo cy'igisirikare cyayo ndetse no ku nshingano aba basirikare bashya bahawe ni nyuma yo kurangiza amahugurwa. Ni mu ntangiriro y'ijambo rye, Makenga yabanje kubamenyesha ko kuva kuri uwo munsi ko bahindutse abasirikare bemewe ba ARC. Yagize ati uyu munsi nje hano kugira ngo mbabwire ko mufite icyubahiro cyo kuba mwahindutse abasirikare b'ingabo z'impinduramatwara za Congo. Mushobora kwambara ingofero zanyu za gisirikare, nimugende mukorera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya magambo yahise akurikirwa n'amashyi ndetse n'imyiyereko ya gisirikare y'aba bakomando bashya. Makenga yakomeje ababwira ko kuba barangije imyitozo kari intangiriro y'urundi rugendo rushya. Yasabye kandi aba basirikare gukora inshingano zabo bafite ikinyabupfura, discipline ndetse n'ubunyamwuga. Yagize ati mugomba kujya mu baturage, mugomba kujya kurinda abaturage, ntabwo mugiye gutera abaturage ubwoba cyangwa se kubatoteza, ahubwo mugomba kujya kurinda abaturage. Ni mu magambo ye yakomeje agira ati nimugende muzi ko mugiye kubohora abaturage, ntabwo mugiye gutoteza abaturage, oya. Abaturage bacu bamaze igihe kirekire bababaye, ubu rero mugende mubazanire ubuzima bushya. Yongeyeho ko yifuza ko igisirikare cya ARC kizaba gitandukanye n'ibyo yavuze ko abaturage bamaze imyaka myinshi babonamo amakosa. Yabwiye abasirikare ko bagomba kuba abasirikare bubaha abaturage, kubarinda ndetse no kubarindira umutungo. Niryo jambo AFC M23 yanakomeje gushimangira mu mashusho yakomeje kugenda ajya hanze ndetse n'ubutumwa bwakomeje
bukomeje kugenda butangazwa n'abayobozi batandukanye, ariko kandi nkanibutsa ko no mu bihe byashize ubu ni ubutumwa bwakunze gusubirwamo n'ihuriro AFC M23. Nyuma yo kuva ku nshingano z'abakomando bashya, General Sultani Makenga yahise noneho agaruka ku mpamvu AFC M23 ivuga ko yafashe intwaro. Ni mu ijambo rye yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko bwangije igihugu n'inzego zacyo. Yavuze ko ubuyobozi buriho ko bwahisemo inzira yo gusenya igihugu aho kugiteza imbere. Makenga yavuze ko ubuyobozi bwa Congo bwashenye inzego za leta ndetse n'igisirikare cya FARDC. Yongeyeho ko bwakomeje guteza imbere ivangura rishingiye ku moko, avuga ko hari abaturage bamwe bafatwa nk'abafite uburenganzira busesuye ni mu gihe abandi basigara inyuma. Aya ni amagambo yavuzwe na General Sultani Makenga ubwe ni mu ijambo yagejeje kuri abo basirikare 9,000 n'abarenga 9,000 bari basoje imyitozo. Ni ibiregwa AFC M23 isanzwe isubiramo mu buryo bwa politiki kuva yatangira uru rugamba. Ni mu ijambo rye Makenga yanagarutse kandi ku ruhande bahanganye narwo ku rugamba. Yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakusanyije imitwe itandukanye, ni imitwe yitwaje intwari ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu magambo ye yavuze ko ihuriro bahanganye naryo ngo ribarizwamo FARDC, Wazalendo, imitwe ya za Mayimayi, umutwe w'abashenosideri wa FDLR ndetse n'ingabo z'Uburundi. Makenga yavuze ko iyo mitwe yose hamwe nk'uko abivuga ngo ntacyo yabashije kugeraho uretse gusa gusenya igihugu. Aya ni amagambo ye nk'uko yagaragaye mu mashusho abitangaza imbere y'abo basirikare nyine bari basoje imyitozo. Gusa n'ubundi byakunze kugenda bigarukwaho n'abayobozi batandukanye ba AFC M23. Nkibutsa ko ibi byose byavuzwe na General Sultani Makenga na ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ruragira icyo rubivugaho. Ikindi gice kinini cy'ijambo rye cyagarutse noneho kubikomeje kubera muri za Minembwe. Makenga yavuze ko mu mezi 3 ashize ubutegetsi bwa Kinshasa ubwo ari bwarashyize imbaraga mu bikorwa bya gisirikare muri ako gace. Yavuze ko abaturage b'abanyamurenge bahuye n'ibibazo bikomeye. Ni mu magambo ye yavuze ko habaye ibikorwa byo gusenya amazu, ibitaro, amashuri ndetse n'amatungo. Yanavuze ko hifashishijwe indege za gisirikare, drone ndetse n'imbunda ziremereye. Ibi byose rero ni bivugwa na General Sultani Makenga mu ijambo rye ubwo yari imbere y'abo basirikare. Ni ku ruhande rwa leta ya Congo hari ibihe bikomeye cyane nabyo byakunze kuranga iyi ntambara, aho twagiye twumva n'ubundi abayobozi bakuru kuva ku gisirikare kugera ku nzego za politiki nabo bavuga ibitandukanye n'ibi ngibi, ahubwo bagahindukira bagashinja uruhande bahanganye. Makenga yakomeje avuga ko ariyo mpamvu AFC M23 yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare bari barangije imyitozo mu mwaka ushize kugira ngo bajye gukomeza kurinda abaturage. Yasobanuye ko bamwe mu barangije amahugurwa mu kuboza umwaka ushize ko boherejwe gufasha mu bikorwa bya gisirikare mu bice bya Minembwe. None ubu ngubu yavuze ko n'aba bakomando bashya ko bagomba kwitegura kujya gutangira inshingano nshya, nubwo wenda atigeze avuga ko nabo bagiye koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu yandi mashusho yakwirakwiriye nyuma y'ibyo birori, Makenga yumvikanye kandi anabwira abasirikare ko bagomba kwifata nk'abasirikare badasanzwe bakifatanya n'abasanzwe bari ku rugamba, cyane cyane mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gutsinda umwanzi no kurinda abaturage. Yongeye kuvuga ko intego ya RC ari ugukomeza urugamba kugeza mu gihe cyose ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo izaba yabohowe yose. Ni mu mashusho yagiye hanze hakomeje kugaragara imyitozo itandukanye yakozwe n'abo bakomando, bamwe bagaragaza uburyo bakora mu buryo bwa gisirikare ibyo bize ku rugamba, abandi bakerekana imyitozo yo gukorera hamwe, uburyo bwo kwinjira mu bikorwa byihariye ndetse n'imyiyereko ya gisirikare cyangwa se akarasisi. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, yatangaje ko aba bakomando barangije amahugurwa nyuma y'amezi menshi y'imyitozo ikomeye. Yavuze ko ubu biteguye gukora inshingano zose bazahabwa zo kurinda abaturage, haba mu bice AFC M23 igenzura ndetse no mu bindi bice bishya bagiye gukomeza kwigarurira. Ubutumwa bwakomeje gusangizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za AFC M23 ni nyuma y'ibyabereye aho ngaho Tchanzu. Ariko ni nyuma y'amasaha make cyane gusa hari undi muyobozi mukuru wa AFC M23 wahise asohora ubutumwa bwongeye gukurura ibitekerezo byinshi. Uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Manzi Willy washyizweho na AFC M23, ariko kandi siwe wenyine ahubwo n'umuyobozi w'ibiro bya AFC M23 Yannick Tshisola nawe yashyize hanze ubutumwa tugiye kugarukaho.
umwe mu bayobozi bakuru ba FC M23 Manzi Willy niwe tugiye guheraho. Ni mu butumwa bwe yabanje kuvuga ko ikindi cyiciro cy'abitwa ababohora cyangwa se abagiye gukomeza kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kigiye hanze cyangwa se ngo cyamaze kurangiza amahugurwa, kandi ko ubu biteguye kujya gukora inshingano zabo zo gukomeza kubohora abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ngo biteguye gukorana ishyaka aho bazoherezwa bose. We yagize ati ikindi cyiciro cy'ababohora cyangwa se abagiye gukomeza kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kurangiza amahugurwa, biteguye gucecekesha icyahungabanya umutekano aho cyaba kiri hose naho cyaturuka hose. Aya magambo yahise asangizwa cyane ku mbuga nkoranyambaga z'abashyigikiye AFC M23, ariko ubutumwa bwe ntabwo bwagarukiye aho ngaho. Yakomeje agaruka no ku ruhande bahanganye narwo. Ni mu magambo akomeye yakoresheje, yavuze ko hari abantu bagikomeje kurota ko bazongera gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se wenda ibice batakaje ku rugamba. Yavuze ko mbere ngo bashoboraga kuba wenda bari bafite imbaraga nyinshi kurusha uko bimeze ubu ngubu, ariko ubu noneho ngo ibintu byarahindutse cyane. Manzi Willy yavuze ko abo bahanganye nabo batagifite ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwo kongera kwigarura cyangwa se wenda kwigaragaza mu bice bitandukanye bagenzuraga kera. Ati oya, ahubwo ubu ngubu noneho bagomba kumenya neza ko badagifite ubushobozi nk'ubwo bari bafite mbere. Yanagarutse ku kibazo cy'abacancuro. Ni mu butumwa bwe yavuze ko abo yise abacancuro bakomeje kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bafite ibibazo bitandukanye byo kutishyurwa, bakarwana bafite n'izindi mbogamizi, ariko kuri ubu ngubu noneho ngo n'icyo kibazo kigiye gukemurwa mu buryo bwa burundu kandi gikemuwe na FC M23. Yavuze ko amafaranga yo kubishyura Tshisekedi Chilombo ntayagifite. Ni mu butumwa bwe yanavuze kandi izina General Neva, uyu kandi nkibutsa ko ari perezida w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Yavuze ko yizera ko igihe kizagera uwo muyobozi agafata icyemezo cyo gukura ingabo ze ku rugamba. Aya ni amagambo ya Manzi Willy nk'uko yayatangaje ku mbuga ze nkoranyambaga. Nta gisubizo cyari cyatangazwa n'uruhande rwa General Neva cyangwa se Sebarundi yemeza cyangwa se ahakana ibijyanye no gukura ingabo nyine ze aho ngaho mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu butumwa bwe Manzi Willy yongeye no kugaruka kandi ku nshingano, avuga ko aba bakomando bashya bahawe. Yavuze ko aba bagabo n'abagore bagize ARC ko batojwe kubaha kugendera ku mategeko yose ajyanye n'uburenganzira bwa muntu, kugarura amahoro no kurinda abaturage n'imitungo yabo. Yavuze ko intego yabo nyamukuru kari ugushaka umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gucecekesha imbunda ndetse no gukomeza kubungabunga umutekano w'abaturage. Ni ubutumwa bwahuye n'ubwo General Sultani Makenga n'ubundi yabwiye abakomando ubwo basozaga amahugurwa yabo. Abayobozi bombi bakaba bashimangiye ko abasirikare bagomba kujya gukorera abaturage ndetse no kubarinda. Ikindi gice cyakurikiwe cyane mu butumwa bwa Manzi Willy naho yavuze ko nubwo uwo bahanganye ashobora kuba afite intwaro nyinshi, ariko kandi ngo icy'ingenzi ntabwo ari izo ntwaro ahubwo ni ubushake bwo kurwana. Ni mu magambo ye yagize ati bashobora kuba baturusha intwaro nyinshi, ariko ubushake bwacu burabaruta kure cyane, kandi amaherezo izo ntwaro z'umwanzi nazo zizaba izacu. Aya magambo yakomeje gusangizwa cyane n'ubundi hose ku mbuga nkoranyambaga, na cyane ko kuva kera byakunze kugaragara ko ihuriro rya leta iteka ryose niryo ryakunze kugaburira cyangwa se ahubwo gufasha uruhande bahanganye. Ni mu gihe ubutumwa bwa Manzi Willy bwari bukomeje kugenda bugarukaho na benshi. Yannick Tshisola, uyu rero nawe ni umuyobozi w'ibiro bya Colonel Nanga, uyu ni umuhuzabikorwa mukuru wa FC M23, nawe yashyize hanze ubutumwa bukomeye. Yagaragaje ko uwo muhango ari uwo kongera abasirikare, ariko nanone si ibyo gusa, ni umuhango wo kubongerera morali mbere yuko batangira inshingano zabo. Nubwo ubutumwa bwongeye kugaragaza ko M23 kuri ubu ngubu ntabwo yiteguye kurangiza urugamba, bwari ubutumwa bugufi ariko bwongeye kwerekana uburemere bukomeye cyane AFC M23 yahaye uwo muhango wa Tchanzu. Ni nyuma yuko amashusho yuko uwo muhango wagenze agiye hanze, ibitangazamakuru bitandukanye nabyo byakomeje
bikomeje kugenda bibigarukaho bigaragaza ko M23 ikomeje kwiyubaka nk'igisirikare gikomeye. Tugana ku musozo kuri uyu wa 20 Nyakanga 2026 Tchanzu yongeye kuvugwa cyane mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. AFC M23 yatangaje ko abasirikare bashya 9318 ko barangije imyitozo ya gisirikare maze bakinjizwa ku mugaragaro mu ngabo zayo za RC. Umuhango wayobowe na General Sultani Makenga waherekejwe n'ijambo rye ry'ibanze ku nshingano z'aba basirikare bashya ndetse no kwa AFC M23 ibonamo urwo rugamba nuko rugiye gukomeza. Ni nyuma yaho kandi Guverineri Manzi Willy ndetse na Yannick Tshisola nabo basohoye ubutumwa ushimangira icyo gikorwa n'icyo bavuga ko ari intego z'ingabo zabo. Ni ku ruhande rwa AFC M23 uyu muhango wafashwe nk'ikimenyetso cyo gukomeza kongera ubushobozi bwa gisirikare no gutegura abasirikare bazakorera mu bice bagenzura. Ni inkuru ikomeje kugenda ikurikiranwa cyane kubera amashusho yagiye hanze n'ubutumwa bwakurikiye uwo muhango. Ni mu gihe ibibazo by'umutekano n'imirwano nabyo bikomeje kuba bimwe mu bikurikiranwa cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.